Mbahaye ikaze nanone inshuti bakunzi ba gospel music mwese, gospel industry mwese ndabasuhuje, abakozi b'Imana aho muri hatandukanye ndabasuhuje. Uyu munsi ndetse no ku munsi w'ejo nakoze ikiganiro, ku munsi w'ejo nakoze ikiganiro cya Game Changer, navuze kuri Apotre Gitwaza Paul. Hanyuma uyu munsi nabwo ndavuga kuri Game Changers ariko mu muziki wa gospel. Abantu bahinduye, bafashe umuziki wa gospel bawushyira ku rundi rwego. Mbere yuko mbavuga, reka twumve aba bagabo mu masegonda make icyo bavuga. Wasangaga korali ya ADEPR yarafashe ari ifite imbaraga, yaje gusimburwa rero n'amaministeri abona kwita abanyamurenge, kuko hatangiye kuvuka mu ministeri iyo naheraho niyitwaga Come to Jesus, yari ifite indirimbo yagenda gihimba ariko baza muri style itari imenyerewe mu Rwanda, ariko isa nkaho itanga navuga ngo ni vibes, ugasanga nyine hari ukuntu indirimbo zabo zabaga zanditse biza mu bundi buryo, bazana amastile afite mu itandukaniro n'amastile twe tumenyereye muri ADEPR. Ariko reka nkwibutsa kandi kantu, korali za ADEPR ni abantu bashobora kwandika indirimbo y'ibitero 3 cyangwa 4 na chorus zayo, ariko ugasanga ni indirimbo ndende ifite chorus, noneho ugasanga ni indirimbo zanditse mu buryo nyine bw'igikorari, reka mbivuge gutyo. Izi ministeri zije zandika mu buryo busa nkaho buri hagati na hagati, ushobora gusanga harimo indirimbo z'igikorari n'izindi zishobora gukoreshwa zisubiramo amagambo make, zikaba ari indirimbo nazo zo kuramya no guhimbaza, zishobora gufata umwanya wa worship team zigafata n'umwanya wa korari. Aho rero niho ministeri zaje zikubitiye uburyo bwo gukora bw'imihimbire yo guhimba indirimbo zitari ndende kandi zifite amagambo make ahita afata mu bantu vuba vuba. Habayeho n'ikintu gishya, urebye hano mu Rwanda, itangira ry'aya maministeri mashya yaje, minisiteri y'ivugabutumwa, mbona nayo yarazanye ikindi kintu cya revolution nshya y'ivugabutumwa, nacyo gisa naho kimpacta cyane mu ivugabutumwa, ariko nanone kiranforce ivugabutumwa. Yego, ubwo rero urebye ubu ngubu system ubu ngubu iriho ya production nayo yagoye amakorale cyane, kuko urabona ubu amagroupe yose ari kwinjira muri system ya live. Iyo urebye aya magroupe, iyo urebye abahanzi ku giti cyabo bagize imbaraga cyane, kuko benshi binjiye muri system ya live recording rero igahenda amakorali. Amakorali menshi afite ibihangano ariko babuze muwaye yo kubisohora. Yes, barakoze cyane. Mu by'ukuri bose ikintu bahurijeho ko hari groupe, aravuze ngo hari groupe zaje, hari ministry zaje, ariko nka Arno aravuze ngo izi ministries z'abanyamurenge zafashe ibintu zibishyira ku rundi rwego. Yes, aba bagabo, aba bana benshi n'abajene bafashe ibintu babishyira ku rundi rwego. Bafashe umuziki wa gospel mu Rwanda bawushyira ku rundi rwego. Bafashe umuziki, yaba ari abahanzi, yaba ari amakorari, yaba ari amagroupe ya adoration za worship team, bafashe umuziki bawushyira ku rundi rwego. Ufashe umuziki wa healing ministries, ugafata umuziki wa kingdom, ugafata umuziki wa true promises, ugafata umuziki wa gisubizo n'abandi, usanga biri ku rundi rwego ndetse ruhanitse. Abantu b'abanyamuziki murabizi, kimwe mu bintu byatumye umuziki w'aba bantu ufata igihugu cyose, ukazimya andi makorari, ukazimya abandi bahanzi, ni karite ya production y'indirimbo zabo. Donc uburyo tuzibona mu mashusho, uburyo tuzumva mu majwi, iyo karite niyo yatumye amakorari menshi yibura. Karite yabo imeze gute? Icyambere kirimo cyitwa live recording, no kuvuga live ni kuriya baba bari kuririmba muri konseri, mu giterane cyangwa se ahantu ari hose, hanyuma bakarecordinga amajwi n'amashusho icyarimwe, bakabitunganya bien sûr, nyuma
bakabisohora, donc tubona ko ntago ari babandi bagiye ahantu ku gahuru bakifotoza cyangwa se mu mazi cyangwa muri jardin, oya, ubu ngubu ni live recording. Ibi bintu byahinduye amateka, byahinduye game muri gospel yo mu Rwanda, yaba ku bahanzi ndetse no ku makorari. So ibi rero byatumye abahanzi bamwe na bimwe n'amakorari bien sûr batisanga hariya hantu, kubera ko hariya hantu harahenze, hariya hantu harimo ubuhanga bwinshi, bisaba ubuhanga bwinshi, bisaba gukora cyane, bisaba ibintu byinshi cyane, bisaba kuba ari abaririmbyi b'abahanga, ari abaririmbyi, ari abacuranzi b'abahanga. Twaganiriye na producer Samu, reka muvugeho gatoya. Samu ni umuntu watangiye umuziki mu makorari kuva kera, akora amadiskete. Ndibuka ko hari umugabo twakoranaga icyo gihe, twari tukiri abana twese bien sûr, ubu twese turaba papa. Icyo gihe twaragendanaga natwe dukora amadiskete, ariko Samu yabaga turi imbere rwose, kudesha pa kuri Samu. Icyo gihe hari Samu, hari abitwa ba Jackson Dadu, nyuma ajya no muri studio, hari abitwa ba Pastor P nawe yatangiye ku madiskete, nyuma ajya muri studio. Ngo ndavuga mbere studio zitaratera imbere, izi studio tubona zikomeye, hari abitwaga ba DJB, nawe yari ku rundi rwego, hari abitwaga ba Rudahezwa nawe yari ku rundi rwego rukomeye cyane muri ADPR, ariko umwami wabo bose yari Mima. Ni umupapa w'umunyamurenge wabaga muri Rehobote, nyuma yaje kwimukira muri Alarme. Hanyuma rero Samu ni umuproducer ukomeye cyane, wigiye ku birenge by'umupapa witwa Aroni Niyitunga. Hanyuma nyuma ajya muri studio ye, yakoreye amakorari menshi, akorana n'amakorari menshi. Ibintu by'umuziki ni ibintu azi, abona, kandi agiye abona bitera imbere. Ni umugabo ukomeye cyane, yatubwiye kuri live recording. Reka twumve icyo yatubwiye. Yes, Paula. Yeah, sasa mu magambo make live recording ni nziza, ndetse hagakwiye kubaho no kuyishishikariza cyangwa kuyikangurira amakorari yo muri ADPR kuyikora, kuko urebye turi mu kiragano gishya cyangwa se mu mpinduka bien sûr z'abo banyamurenge bazanye live recording. Urumva rero uriya abantu mbere yo guhindura ibintu urabanza ukareba ngo niki kidasanzwe kirimo, cyangwa ikiza kurusha ibyo dusanzwe dukora kirimo niki. Finalement rero umaze kukibona urabikora. Gusa en bref ni nziza kuko ituma ibintu bisoundinga neza. Gusoundinga neza ni ukuvuga haza ambiance mu babikora, mu bumva, mu bakurikiye, ukumva harimo ambiance y'ibintu nyine biri live, bitari programmation, bitari bimwe abantu bakora bigengesera ngo niturenga kuri mesure runaka biraba bipfuye. Haba harimo iyo ambiance, ariko nabyo bigasaba nyine gutegura imiteguro ihambaye cyangwa se myiza ku kigero cyiza, yaba ku baririmbyi, yaba ku bacuranzi. Bisaba abaririmbyi baririmba neza, kuko ntiwajya gutegura live recording udafite abaririmbyi ba performinga neza. Bisaba abaririmbyi ba performinga neza, bisaba ba musiciens beza kugira ngo bahuze basohora ibintu byiza. Naho ubundi ugiye kureba iterambere, buriya hari factors z'ibintu bitandukanye muri ADPR zituma amakorari updatinga. Harimo factor waba uzi yuko hari ibintu biza bakabifata nk'ibinyamahanga, nk'ibintu byadutse. Iyo ni factor imwe, ariko bagenda bahinduka gake gake. Hakaba indi factor y'ubushobozi n'imitegurire, nayo iba ari indi. Ubushobozi bw'abantu, imitegurire, ibyo nabyo ni ibindi bintu. Ariko nanone hagakurikiraho na factor y'uburyo abantu baba barakuze babona, cyangwa se batozwa, cyangwa se bamenyereye iby'iwabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ku buryo rero iyo haje ibyo guhindura n'impinduka na cost n'iki, harimo ibintu byinshi. Gusa ni nziza kubera ko urebye no hanze nibyo bakora hanze, ndavuga za Burayi. Usibye ko nka hano biza yari impinduramatwara yazanywe n'abanyamurenge bien sûr, ariko babivanye kuri za Joyous zo muri Afurika y'Epfo. Urumva n'uvuga ngo Afurika y'Epfo iri influence cyane, imaze ku influence nk'uko Nigeria nayo influence mu Afrobeat, ariko babivanye kuri za Joyous.
usanga rero abatimita Joyous bimita Hillsong, abatimita Hillsong bimita Afurika y'Epfo. Donc ni uko nguko usanga bimeze. Urumva rero birakwiye ko byaba byiza mushishikarije abantu gukora izo live recording, ariko nyine bisaba abaririmbyi b'abahanga, urabyumva. Abanyamurenge rero urazi ko abenshi bafite impano yo kuririmba. Amakorali yo muri ADPR rero biraguye kubera hari iyo doctrine yacu, hari ibintu byinshi bisaba ko barimo amayirima nanone akiri jeune, abakiri abajene, ku buryo b'influence abandi, kuko urazi ko haba conflit de generation no mu buzima busanzwe. Urumva dufate nka Hoziyana n'urugero. Hoziyana barahindutse cyane, bakoze live recording, natwe twarayikoze nubwo bitarasohoka, ariko Hoziyana barahindutse. Hoziyana ya kera izwi na generation nyine ya kera. Iyo generation rero bigira igihe ikavaho hakaza indi generation ugasanga ntabwo izi izo ndirimbo. Dufate nk'abantu bajya mu bisope, mu tubari, bakurikiye indirimbo za kera, za ba Makanyaga, za bande, n'abantu bakuze nyine bazizi. Abajene bubu nabo hari izindi bari kumva z'abajene bagenzi babo nazo zigezweho. Iyo generation nayo ikazashira akazi indi. Ni byiza rero ko abantu babaho bi-updatinga ku byiza, bien sûr. Urumva niba bagezweho live recording, kuki abantu batayikora? Bayikore, kuko nabyo bifitiye agaciro kabyo. Nibyo nakubwiye ngo urareba ukibaza ngo icyiza kiri muri bino par rapport ibyo dusanzwe dukora ni iki, ukagikora. Iyo ambiance rero ibikenewe kurusha izo programmation twavuze hejuru, kugira ngo nyine abantu bafiringe. Urumva gusa ariko biranakostinga, burya biranakostinga, kuko usanga kera twakoraga indirimbo ugasanga korali yaje kuza album y'indirimbo 10, ariko ubu ngubu bakora indirimbo imwe bagahita bayikorera video, cyangwa se bagakora indirimbo imwe ya live recording. Ibyo byose bigakostinga, ku buryo usanga nk'indirimbo ya live recording ishobora gutwara mu 500,000. Ubwo umuntu yakora zingahe rumwe, korali yo yakora zingahe? Urumva ibyo nabyo harimo indi challenge. Mpamvu n'abanyamurenge nabo ntago bakora album burya, bakora indirimbo imwe ariko bakakora igihe kinini. Ariko usanga n'ubundi ababitangiye nabo bagenda bacika intege, hakaza abandi bashyashya kubera ko juste ari byo bigezweho. Mu magambo make rero, nk'uko wambajije, live recording ni nziza kubera programmation zino twakoraga kera bigira igihe abantu bakaruha, urananirwa mu mutwe. Ariko iyo haje bande bakakora bakahuza n'abaririmbyi, biba byiza kurushaho, nyine ya ambiance ikazamo. Ibyo bantu babiganiraho ibintu byinshi bitandukanye, ariko bref icyo warumbajije, live recording ni nziza kandi na prefer ko abantu bayikora. Ariko urumva birasaba ya myitozo, kuko si ikintu ujya gukora utitoje. Abaririmbyi beza, abacuranzi beza, usibye ko n'ubundi bajya muri studio bagasubiramo ibyapfuye cyane nko ku baririmbyi, ariko ni ibintu bisaba nyine imiteguro. ADPR rero uko uyizi, ubwo bisaba indi myigishirize, ubundi bukangurambaga. Ibyo byose harimo factors z'ibintu byinshi. Wajya umbaza n'ibindi inama tukareba, kuko burya impinduka zo ni nziza, kandi ni nk'uko tubyara abana tukabifuriza ibyiza. Buriya ntabwo wabyara umwana ngo umwifurize gutekereza nkawe. Ubishoboye umuha imitekerereze iri hejuru y'iyawe, ku buryo yakora ibirenze ibyo wakoze. That's why tubajyana mu mashuri tukemera, bikaduhenda bikatugora, ariko uvuga uti azagire bagage runaka, azagire ubumenyi runaka, azagire imitekerereze runaka. Ni byiza rero ko abantu babaho bi-updating. Live recording antuka nge nayishishikariza abantu. Nanjye ubu ndimo ndashaka ama instrument kugira ngo ngire table de mixage ishobora recording abantu ibintu byinshi. Ibyo rero birafasha cyane. Samu arakoze cyane, ariko twanamubajije ese niba koko ari ngombwa ko, cyangwa se kugira ngo umuziki wacu, umuziki w'abahanzi ba gospel, amakorali muri rusange, agere ku rundi rwego, ajye ku rwego rw'aya magroupe y'abanyamurenge, ese amakorali y'abakene atishoboye
amakorari yo mu cyaro, ya makorari yo mu cyaro yajyaga kubita akaririmbo, kumva akaririmbo kazamutse kavuga wenda nk'urugero ngo hari nk'indirimbo nzi ya korari yo mu cyaro yavugaga ngo ntabwo yaturemenya amahembe cyangwa umurizo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni korari z'ahantu mu cyaro zitishoboye, ariko bagakora akaririmbo kakaza kagahitinga. Izo ndirimbo, izo korari zizime, ziceceke, ntizijye muri studio. No, icyo uvuga ndacyumva, nicyo buriya nanone abantu bakwiye gukora ibiri mu bushobozi bwabo, ntibakuruwaze les blancs gusa ngo kubera ko badashoboye gukora ibihanitse, ariko hari ibindi biri ku rwego rwabo. Uko bakomeza gukora, bien sûr ibyo bakora nibyo bizabazamura bikabageza ku kindi kigero, bagakora ibindi byisumbuyeho. Urumva nka za Betlem zirakora, izo ziriba zirakora, n'andi menshi ushobora kuyabona ugiye kuri YouTube, barakora kubera ko nyine ari cyo cyiciro bariho. Ariko babandi bari hasi nabo ni abantu nyine bo gukangurirwa ngo mukore ibiri mu bushobozi bwanyu, noneho ibyo ngibyo aba aribyo bibazamura bibageze ku yindi level, hama mukomeze gukora. Kuko buriya muri industry ofete ikibi ni uguhagarara, ni uguhagarara. Ariko ari abatipe b'abahanga badakora amafu live, ariko bahora bari active ku buryo bakora utuntu, bakarepetition, bakauploadinga, bagiye kuri sortie bakauploadinga, bateguye igiterane bakauploadinga, ku buryo ubona ko korari iri active, iri active, kabona ko ibikorwa bigaragara. Ibyo rero nibyo bigenda bizamura amakorari. Kandi urazi korari itakoze indirimbo, burya iterambere ry'amakorari cyangwa ry'abaririmbyi ni indirimbo, riva mu ndirimbo burya. Parce uko muririmba neza niko mugira igikundiro, uko mugira igikundiro niko abantu bifuza kubajoininga. Mu babajoininga rero hari igihe hazamo abahanga. Abo bahanga nibo bazana impinduka muri korari. Niko korari zose zibaho burya, zitangira ari abantu baterateranya batazi kuririmba. Zakundwa abantu bazikunze, harimo abazi kuririmba, harimo abanyamafaranga, harimo abanyamasengesho bakomeye, harimo abafite impano zitandukanye. Urumva rero bagomba gukora no mu byo mugomba gushishikariza abantu abaririmbyi ni ugukora, kuko ibyo bakora biri mu bushobozi bwabo nibyo bibazamura bikabatumbagiza. Erega ntabwo abantu bose bazakora ibihanitse, kuko ibihanitse ntabwo ari byo burya biba influence, ntabwo ari byo by'influence abantu, nta nubwo ari byo navuga ngo bikundwa cyane, ahubwo ibiri mu bushobozi bwanyu maximije gukora neza, burya nibyo bintu bigira akamaro cyane. Niwitegereza Mbonyi ukuntu yatangiye na channel ye, uzasanga yaratangiriye hejuru cyane. Uko bigenda channel igenda imanuka. Bien sûr abantu mu matwi baramumenya, abantu benshi bagenda bamumenya, ariko ndakubwira ko iyo level cyangwa se iyo mibare yiyongeraga mu bihe byatambutse, ntabwo ikiyongera ubu. Icyo rero kivuze iki? Kivuze yuko ntabwo ibyo akora ari byo bimenyekana cyane kubera ko ari we. No, ashobora no gukora ibyoroheje bikamenyekana. Gusa ibyiza kameme biba ari ibyiza, igihe cyose ibyiza biba ari ibyiza. Ushobora kwambara umwenda uhenze ntunakubere burya. Hari abantu bambara imyenda ihenze ntibabire. Burya abahanga mu kwambara ntabwo bambara ibintu bihenze, bagura utuntu twa make ariko twinshi. Usanga ufite nk'udushati nka 5 wagiye ugura 2 Nyabugogo. Sasa iyo uhinduranya buri munsi wambara kamwe wambara kandi, abantu babona ahubwo ari we mukire. Kurusha uko nakwambara ishati imwe y'ibihumbi 50 nkazongera kugura indi nyuma y'umwaka. Urumva rero rifuko abantu bakora, n'urugero nari ngoye gusa ko abantu bashobora gukora utwo duke twa buri gihe mu bushobozi bwabo, bigera igihe ibintu bikaboostinga. Samu ndamushimiye cyane kuko icyo avuze nicyo abantu nyine bagomba gukora ku bushobozi bwabo, ntabwo kubera ko healing cyangwa se groupe nyine za amagroupe y'abanyamurenge kuba yarashyize ibintu ku rundi rwego, ntabwo bisobanuye ko korari yo mu cyaro, korari y'abakene, korari idafite ubushobozi nayo yihanika ngo ujye kuri urwo rwego. Hari igihe wakora akantu gake nyuma bikazagenda neza. Ariko ndashaka kugira ngo tuvuge cyane cyane kuri impact y'umuziki w'abanyamurenge muri gospel.
ubu dutangiriye na mbere hose kuri groupe yitwa Musingi nzavugaho, na groupe yitwaga yari Musingi Choir I think yari chorale, ndetse na groupe yitwa Rehoboth Ministry nayo yaje kuzima, nayo nzavuga mu minsi iri imbere. Ni abantu n'ubundi bakiza mu muziki bahinduye ibintu byinshi. Kubera iki? Cya mbere baba bazi kuririmba, bafite amatekinike yo kuririmba aryoheye amatwi. Icya kabiri baba bazi umuziki, bazi gucuranga. Icya gatatu na performance zabo ziba ziri very attractive, donc kubareba baririmba babyina biba biri very very attractive, ku buryo nk'ibyo hari umupapa bitubwiye mu biganiro byashize witwa Daniel, yatubwiye ati tugomba kumva umuziki uri full, tukumva umuziki mwiza n'amajwi meza, tukumva n'ubutumwa bwiza. Yes, ibyo byose bigomba kuba byuzuzanya. Abanyamurenge rero izi groupe z'abanyamurenge zarabiduhaye, nge nanabashimire cyane, kuko nko mu myaka kuva 2015 kugera n'uyu munsi ndetse bazibye icyuho gikomeye cyane mu muziki wa gospel. Bazibye icyuho ku buryo nizo ndirimbo twumvaga, nizo ndirimbo twakurikiranaga, nizo ndirimbo twacurangaga muri playlist zacu, nizo zabagamo. So ubu rero hari ikibazo muri iyi myaka nko kuva 2022 kugeza n'uyu munsi na gatatu na kane, harimo ikibazo gikomeye. Ndetse tuvuge ngo nyuma ya corona, izi groupe z'abana b'abanyamurenge cyangwa se z'abapapa b'abanyamurenge n'abamama b'abanyamurenge n'andi makorali yose mu Rwanda nk'uko bagiye babitubwira, zibamo migration. Donc ni ukuvuga ngo abantu baraza bakihuza bagakora, ariko nyuma bakagenda kubera ubuzima butandukanye. Ugasanga Nema yavuye mu Iriba yaje i Kigali, ugasanga undi yavuye i Rubavu yaje i Kigali, ugasanga undi yavuye muri Kigali yagiye muri Amerika, yagiye muri Canada. Ibyo bigatuma groupe zisenyuka, ndetse nyine bisubiza inyuma cyane groupe. Niba hari umuntu witwa Diane yabaga ngira ngo muri True Promises, niba atari muri Healing, I'm sorry nibeshya mubabarire, ariko ari we uyifite, donc ari we moteri wayo, ari we uyifite, ari we wantona indirimbo, ari we wigisha indirimbo, wari ufite amatekinike yose. Nava mu Rwanda akajya muri Kenya cyangwa se akajya muri Amerika, groupe irasubira inyuma. Ubu hari icyo kibazo muri izi groupe z'abanyamurenge navugaga, cyuko abaririmbyi benshi bari bazihedinze barimo kugenda, barimo kuhava, bigatuma umuziki wose usubira inyuma. Ariko reka mbashimire cyane kuko mwahinduye game. Ubu niba amakorali avuga ngo ntago najya muri studio, ntago nasohora indirimbo ntakoze live recording, wow, it's amazing. Ni game change. Wow, it's amazing, it's good. Nivuga ngo game yarahindutse, aba banyamurenge barayihinduye, bayishyira ku rundi rwego, ku yindi level. By the way, uku guhinduka kw'iyi game kwanazimije amakorali amwe namwe, bituma nayo ashaka uburyo yakwisanisha n'iryo terambere. N'ikimenyimenyi ubu ngubu korali yitwa Hosiana yatangiye gukora nk'ibyo mukora, nk'ibyo izi groupe z'abanyamurenge zakoraga, live recording, bakaririmba ba Bobo, ba Christian, ba Alexi, bakarikodinga live, which is good. Korali Silowamu n'andi makorali yose nuko nkuko bimeze. So reka rero tubashimire cyane kandi mukomerezaho, ntimucike intege. Hari n'izindi ziri kuvuka nshyashya nagiye numva. Mwese mukire imbaraga kandi courage ku murimo w'Imana. Imana niyo yatangije uyu murimo, ni nayo izawurangiza. Mugire umunsi mwiza, mukomeze mukande subscribe. Ndabakunda, bye bye.